Yes ashimwe cyane abakunzi ba BCN TV ndetse n'abakunzi by'umwihariko b'ikiganiro La Femme de Valeur. Turabakiriye uyu munsi mu kiganiro cyacu twagarutse. Ngendi Pauline turi wa uyu munsi ndetse na Dorcas Olga. Turabakiriye rero. Uyu munsi usanga amatsiko idasanzwe twagarutse tena. Ngira ngo murabyibuka neza ko ubushize turi kumwe twari turi kuganira cyane ku mudamu w'imico myiza cyangwa se umugore w'imico myiza. Rero twakomeje. Tugiye kuvuga none tuvuge ku noneho ku mico igaragaza cyangwa se imbuto zigaragaza umugore w'imico myiza kuko twasinye mu magara ya 5. Harimo kimwe turi buvuge uyu munsi tukakibandaho tukakivuga kugira ngo muze mwese tuganire tuvuge ku rukundo. Ikintu cyitwa urukundo. Kandi tumaze kubona ko hari inkundo nyinshi muri iyi si sibyo ra hari inkundo zitandukanye ni inkundo zabaye nyinshi cyane ariko uyu munsi turavuga urukundo rutandukanye n'ibyo byose utekereza tuje kuvuga ku rukundo rutandukanye niyo mpamvu nshaka ko dusoma ijambo ry'Imana tukamenya wa mugani urukundo ruri hano hanze inkundo twumva zitandukanye n'urukundo tugiye kuvuga uyu munsi reka dusome ijambo ry'Imana dusome mu mwamfasha gusoma umuntu wahageze mbere yanjye tugasoma ijambo ry'Imana riri mu Bakorino ibice 13 yego duhere ku murongo wa 4 umuntu wahageze yadusomera ku murongo wa 4 yego duhere ku murongo wa 1 ubu nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Ijambo ry'Imana riso challenge hari ukuntu usonyemo akantu numva karankanze ariko ibaze uyu muntu usonye mu ijambo ry'Imana aravuga ngo kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ngiye kubwanjye numva kugabura abakene n'imbuto y'urukundo si byose abakene baraje urabagaburiye si imbuto y'urukundo se ariko ngo nubwo nabikora ndetse nkitanga ubwanjye ngo nkwikwe ariko singira urukundo ntacyo byamarira bivuga ngo birashoboka ko umuntu yagaburira abakene akitwika ubwe ariko adafite urukundo ariko muri basukira ukuntu gikomeye uribaza ibyo bintu nta rukundo ufite muri make ukavunikira ubusa mama Dorcas tubwire dusobanure neza urukundo wa mugani uko ndi kumva bisa nk'ibishaka ku confusinga gato bika challenginga nkibaza wa mugani ko nagaburira abakene shoko mbikora nkumva nibyo ese nikihisha inyuma kuba ushobora kwatara urukundo nyarwo turi kuvuga uyu munsi. Ikintu cya mbere nkuko twavuze muri iryo jambo watubwiye ry'imbuto z'umwuka wera zigaragara mu Galatiya ibice 5 guhera ku murongo wa 22 nuko aho nyewera musobanura urwo rukundo rwitwa imbuto y'umwuka wera imbuto yera ku giti yego ni ukuvuga ngo rero tubanze tumenye neza iyo mbuto yawe iri kwera kuki niba atari iy'umwuka wera igiti isoromweho igiti cyera iyo mbuto atari umwuka wera ari ikindi kintu cyose ubwo tayari iyo ntekiriya ni urundi rukundo rw'ubundi bwoko urukundo turi kuvuga hano ni imbuto y'umwuka wera c'est-à-dire ni product ni ikintu si ikintu wiremamo nta nubwo babaza ati imbuto yo kurerwa neza imbuto yo kuba imfura ni imbuto y'umwuka muri wowe rero aho niho hambere numva bibanje bihereye ninde ni iyihe soko ni ikihe giti kiri kubyara urwo rubuto rwitwa urwo rukundo uwo muntu afite cyangwa arimo kugaragaza numva ariho bikomereye tubanze ducekinga ikibyara niba kitabyawe n'igiti iyo mbuto itari kwera ku giti cyitwa umwuka wera nta buziranenge bw'iyo mbuto ntabwo ishobora kuza kuba ari ikindi kitari rwa rukundo turi buze kubona ko uwo muntu yakora ibyo bintu ariko ngo ntarwo afite kandi bigaragara ko ibyo akora ubundi twe tuzi ko ari ibyo rukundo kugaburira abakene ibyo bintu ubundi nibwo rukundo none Imana irerekana ko wakora ibyo ntarwo ufite ni ikihe giti kiri kwera ibyo bintu urimo kuzana ni ikihe giti kiri kuzana imbuto urimo kugaragaza nuvuga ngo hari ibiti byinshi bishobora kweraho ibikorwa bisa n'ibigaragara nk'ari byiza atari ibyo
mama Olga noneho utubwire gato hari ukuntu bitangiye gusa nk'ibyumvikana noneho biri kuryoha hari ukuntu wumva urukundo ukumva hari wa mugani rushobora kuba rwareze ku yindi mbuto umuntu adashobora kuba yasobanukirwa ako kanya ariko mama Olga utubwire ese izo nkundo donc izo biti bindi byeraho imbuto yitwa urukundo ariko atari urukundo rw'ukuri rwa mwuka wera niba ngo si mwuka wera urwo rukundo ntabwo ari urukundo rwa mwuka wera nk'uko mama Dorcas abivuze watubwira ibindi bishoboka ko urwo rukundo cyitwa urukundo ariko atari urukundo kugira ngo n'abadukurikiye bamenye neza ko hari izindi nkundo wa mugani twese tumve nibyo hari inkundo wa mugani nyinshi cyangwa se reka tuvuge ngo ibiti bisa nkaho byiyitirira cyangwa bishaka kwitirirwa urukundo ariko ahari ikindi kibyihishe inyuma hari nk'umuntu ushobora kuguha swadiza cyangwa kukwereka urukundo ariko mu by'ukuri hari ikindi ahishe inyuma hari inyungu ze voilà hari inyungu ze runaka akaba yagenda agafasha abantu wa mugani akagaburira abakene ariko hari iyindi situation ashaka gushamikiraho wenda ni urugero igisekeje urwo rugero rurereye hari umuntu wajyaga afata abantu bo muri quartier abana b'abakene akabagaburira akaboza yarangiza akifotozana nabo kumbe inyuma behind the scene wa mugani yagendaga akitwaza ayo mafoto ajya kuyasabisha inkunga mu bazungu bikitwa ko afite ONG runaka yo gufasha abakene cyangwa abana bababaye so urumva urwo ntabwo ari rwa rukundo rw'umwimerere ubundi urukundo rw'umwimerere ni rwa rundi ikintu cyose ukora ugikora n'umutima wera nta kindi cyerekeje inyuma niba ngufashije sindi bugende ndi gutangaza gusa nafashije Pauline iyi cyagiye yaramerewe naramufashije harimo ubwibone hajemo ikintu cy'ubwibone ntabwo ari urukundo ruri pure rw'Imana ibaza ariko Imana yo yadukunze nta kindi yerekeje inyuma so urumva rero hari inkundo motivations views aho kandi uzi ko uvuze kuri uwo muntu ndabyibuka hari periode ize kugera igihe abantu bakajya bakoresha situation urimo bita urukundo kugira ngo babone inyungu nivuga ngo urwo nabwo si urukundo même si uwo muntu uri kwibona waragusa n'umugisha nyabusa aravuga ati Imana igumugisha kubera ko ari kubona ari urukundo ariko nyamara wowe n'umwuka wera wa mugani ya mbuto y'ukuri yeze ku giti cya mwuka wera ariyo y'urukundo nyarwo urabizi neza n'Imana yawe ko hari motivation cyangwa se hari ikintu utegereje kiri buze kuzana inyungu kuri wowe kubw'urukundo watanze ubwo sinzi na turwita urukundo cyangwa turwita wa mugani rw'urumamo cyangwa se ntabwo nzi ko tuburwite muri ubwo buryo ariko tumaze kumva neza ko hari ibintu bikurikiyeho bishobora gutuma ugaragaza ko ufite urukundo kandi nta rukundo rw'umwuka wera ufite kuko n'Imana irondora imitima ni ikintu cy'umutima rero niho bikomerera iby'Imana abantu ushobora kuba twabikomeye amashyi kandi imbere y'Imana zero nta nubwo ntiyanakubonye yakugaye ntabwo yakwemeye ntabwo yagushimishije kuko Imana irondora motivation ikomeye ku mpamvu igutera gukora ibyo ukora kurusha ibyo wakoze ikomeye ku mpamvu kurusha action igaragara inyuma niho rero ni ibintu by'Imana bikomerera bigomba kuba ari ikintu Imana yakoze muri twebwe pe naho ubundi ngo abantu bose akakwemera ukanashya ariko ibaze nko kwitanga ugashya ufite indi motivation itari urukundo urumva niyo mpamvu kuri ya ecran tuzageraho mu ijuru ushobora kuzabonaho ibitangaza nyine ibintu bikomeye Imana ikajya ivuga ati nakiriya ntabwo yari ngewe wagikoreye biriya ni ibyo kwigaragaza wa mugani ni ibyo kugira ngo ushimwe n'abantu ntabwo byameshaga icyubahiro nta cyubahiro cyanjye cyari nta rukundo rwanjye rwarimo ibintu birakomeye cyane ntekereza ibintu byose njya nkora mu buzima ndavuga ariko se harya aba ari urukundo nyarwo uzi ko ibintu biragutsinda uko bivuga utsindwa kurusha cyo muri ijambo ry'Imana uko ugenda uganira cyangwa se usoma ijambo ryayo uratsindwa umunsi ku wundi none munyemerere tumanuke tujye neza twinjire dushaka ko tumenya uru rukundo turi kuvuga wa mugani abantu badukurikiye mwese mumenye ngo noneho tuzabitandukanyiriza hehe
urwo rukundo rw'urumamo urwo rukundo rwo ku isi abantu bakoresha rw'inyungu zabo bwite cyangwa se ku bwa views cyangwa se ku bw'ibindi bintu ushaka bikuzanira inyungu ku giti cyawe tukabyita urukundo dore ko byuzuye hano tukabyita urukundo nyamara ugafasha umuntu mu kazi atari uko ukeneye kumufasha gusa ari urukundo hari inyungu uri bukureba mu kumufasha kwawe. Ese mumfashe tuganire mama Olga utubwire ni iki numva nisomera ijambo wenda dukomeje cyanditswe turi buze kumva neza no dusobanure abantu bamenye neza urukundo turi kuvuga rw'Imana rweze ku giti cya Mwuka Wera twumve zima twakomeza tugasoma Madorcas ukomeza ugasoma. Urukundo rurihangana rukagira neza urukundo ntirugira ishyari bakobwa beza urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza ntirukora ibiteye isoni ntirushaka ibyarwo ntiruhutiraho ntirutekereza ikibi ku bantu ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri rubabarira byose rwizera byose rwiringira byose rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira guhanura kuzarangizwa no kuvuga indimi kuzagira iherezo ariko ubwenge nabwo buzakorwa. Dukora ko muri kwiruhutsa mwese turapimwe dusanga tudashyitse mbega ijambo ry'Imana we abantu mwese mudukurikiye abakunze ikiganiro Femme de Valeur muze tuganire rwose mutwandikire muri comment mutubwire ibintu biri so deep birakomeye. Urukundo nirwihimbaza niruhutiraho mama Dorcas mbabarira utubwire gato ujye duha na exemple utubwire kuri iki kintu cy'urukundo ukurikije uko wagiye usoma verse utubwire bishatse kuvuga iki. Ese umuntu udukurikiye utari kumva neza urwo rukundo ni iki yakura mu munsi? Urukundo birakomeye biradutsinda ushobora kuba ugerageza kamwe akandi ukabona karagutsinze. Hano ni ibintu byinshi bigaragaza uru rukundo. Imana idushoboze pe nubwo twabibonye niyo mpamvu nyine rwitwa imbuto y'Umwuka Wera. Ni ikintu imbuto ntabwo bayiforsa iyo hari igiti kikavomerwa iyo mbuto iraza automatic kuko ku bwacu urukundo ntabwo ari urwa kamere pe. Muri kamere yacu kwihangana ugahora ugira neza ushobora no kwihanganira umuntu nyine wihanganirwa igihe umuntu avuga ati bigeza byararangiye bigejeje ahangaha arengeje igipimo ahangaha aho ibyo kwihangana byarangiye ibyo kwihanganira hano birarangisha warengeje. Ariko Imana ibaza ibintu tuyikorera nayo ivuze ati warengeje yaba yaraturimbuye tutakibaho. Ariko Imana akora urukundo kwihangana kwayo ni kwinshi kugira neza kwayo ngo ni kwinshi ntabwo kugira iherezo. Imana rero natwe irashaka ko niba yaratwihanganiye uyu muntu wuzuye urukundo rw'Imana arihangana akagira neza kandi ntabwo ikindi kirago urukundo rw'Imana ntabwo ari condition ngo Pauline zakugirira gutya ariko umenye ko nuragera n'abakristo uvuga ati ariko ifopo kurengera ntushake kurengera ngo tubonerane kubera yuko nihangana yego muse kwihangana ni kuvuga umuntu agukandagire nkaho utazi uburenganzira. Uru rukundo ruri supernatural ntabwo muri kamere yacu birimo pe. Kwihangana avuga ati bigira limite ibintu bigira ahantu hari umurongo ntarengwa umuntu ariko urukundo rw'Imana Imana se kwitavuga ati warengeje urakabije ahangaha reka nkujugunye muri ntu iratubabaza kongera ikihangana kutagira ishyari kantu k'ishyari bakobwa beza n'abagore ishyari ni baveye cyane pe. Ariko umuntu wuzuye urukundo nyine aravuga ati niba wabonye ibyiza nanjye bizangeraho Imana ishimwe ku bwawe. Ntabwo avuga ati turime kagakweto sako ningiye kabera. Uzwe n'umuntu avuga ngo aguhe compliment akubwira ati wenda wambaye neza ngo ariko izo nkweto nziza ariko ndabona ningiye zabera urumva seko mana ukavuga ati se nyine kugira ngo yishimire ikindi akumva why kuki ari wowe ufite icyo kintu cyiza kuko ari wowe ufite iyo kuki atari njyewe se uriya rero nawe yigize rero yigize iki iryo ni ishyari ishimira ikizundi afite niba utanagifite gishimira Imana cyane niba ukeneye ubwo buntu ubusabe uvuga ati Imana ariko ikintu ntacyo mfite pe ubwo buntu ufite ntabwo mfite Imana ibumpe nsengera ariko uvuga ati uriya rero yigize gutya rero wazi ko ari we ni ishyari kandi ibi ni ibintu biri mu bantu b'Imana biri mu batazi Imana
biri no mu bakijijwe. Imana dutabare, Imana dutabare cyane. Ngiye ku giti cyanjye ibintu umuntu abicamo bikakugora pe. Sinzi wenda abantu badukurikiye niba mwebwe bitabagora, ariko njyewe personally biransinda pe. birakomeye. Kwihangana noneho wa mugani na Madokasi yavugaga, hari igihe umuntu agukorera ikintu ukavuga tuzi n'ibindi agakiza ndamugashyize hano, ndagashyira hasi ubundi nze tubonane, ntabwo bintu bibuze gushoboka. Ugasanga rwose ibintu byakunanije, nkibaza ese koko ya mbuto ya Mwuka Wera iba yamaze kutuvamo y'urukundo nyarwo, ukumva ubaye a bit confused, ukumva birakuyobeye. Amolga, wowe urabyumva gute kuri izi mbuto? Ese birashoboka umuntu ko yakwera izi mbuto, umuntu ko yabasha kwihangana ku buryo ugira urukundo ruri supernatural mugani wa Madokasi? Mu by'ukuri nkatwe nk'abana b'abantu ntabwo bishoboka, ariko nk'abiyemeje kuba abakobwa ba Kristo birashoboka, birashoboka cyane, kuko nk'uko mama Dorcas yabivuze, igiti ntago kimera imbuto kitavomererwa. Natwe rero kugira ngo tumere izo mbuto izi zose zirimo hano, nuko tukivomerera. D'ailleurs mbere yo kukivomerera tubanze tumenye ni ikihe giti dufite, ni cy'Umwuka Wera cyangwa ni icyanjye nka Olga. Ni Umwuka Wera, tukivomerera. Tuzakivomerera gute? Ni amasengesho ahoraho, ni uguhoza aho ngo musenge ubudasiba, si ijambo ry'Imana ritubwira. Ubwo niko kuvomerera iki giti. Turakivomerera rero, izo mbuto rwose nzima zivugwa hano, ni ukuri biradushobokera ko tuzera. Ukababarira byose, kizera ibintu byose. Umva, Imana irashoboye, icyo cyo ndakizera ntashidikanya, byose ukabigeraho. Erega ni procedure, ni process, ntabwo ari ibintu biza wa mugani nk'uko na hano babivuze ngo ntiruhutiraho ngo pa biraje. Ni ukugenda ucurwa, ukagenda wakira urubuto rumwe, urwa kabiri, urwa gatatu, gutyo gutyo. Ubwo biragusaba nawe nyine kwigomwa. Hari ahantu nakunze cyane kuri 5 bavuze ngo urukundo ngo ntirukora ibiteye isoni. Hari abantu bagira inkundo zitandukanye zihora zishaka gukora ibiteye isoni, kumbe ni contraire. Urukundo nyarwo rw'Imana idusaba ntago rukora ibiteye isoni, ruhora rusigasira yuko udakorwa n'isoni. Urumva ko Imana irahambaye. Nagakwiye kwera imbuto yo gukingira izo soni ntizirenge imipaka ngo zigere hanze. Urwo ni rwo rukundo. Ukuvuga ngo ahise avuga akantu keza hano karandyohera, bivuga ngo birashoboka ko wakora ziriya ngeso zitari zo, zitari urukundo, ariko urukundo rukakugarura ukabikora neza. Nuvuga urugero wa mugani shwanye na Madokasi, kubera ko wa mugani ndi mwisi nambaye umubiri biranshyikiye, ariko se n'iki nkora nyuma yabyo nk'umuntu weze imbuto za Mwuka Wera? Urukundo rwonyine rwo rushobora kungarura rukanjyana kwa Madokasi nkamusaba imbabazi, sibyo ra? Hanyuma ariko hano hari ijambo rimwe rishobora kudufasha ryaryoheye kandi ntirushaka ibyarwo, ntirushaka ibyarwo. Hari umushuti wanjye ndamushoje ahari, ariko sindi bumuvuge. Ikintu cyose kizayumva ari iki, nyine aravuga ati utwo duherena ni twiza umwana watumpaye, noneho ako kashenete nako kampe, nakara gakoti nugira ndagakunda uzakampe, byose ibintu byose ukumva kwikubira uri center, alpha na omega ni wowe aho ngaho. Ushaka ibyawe, urikunda inyungu zawe, ntabwo ushobora guseda, ugasanga umuntu utajya aseda pe. Tujye hari niba ari ibintu byose niwe ugomba gutsinda, niwe right, niwe uhora ufite raison, niwe ikibazo pe. Ugasanga ibyanjye, inyungu zanjye hano tujye hari oya, icyo gihe ntabwo bizakungenza, muzakora igenza. Ibintu byose ni wowe, urashaka ibyawe, urashaka inyungu zawe, ni wowe ufite raison, ni wowe utsinda, ni wowe abantu bose bafite muri gahunda yawe. Ntabwo uri ready no kurekura akantu gatoya kubera inyungu z'abandi. Ntabwo ugasanga ntajya seda pe, ntajya ashobora kuvuga ati it's okay, nta kibazo, reka dukora ibyo, ni ibyanjye, ni gutyo muraheba mukurikira inzira yanjye, murajya mu ruhande rwanjye murakora ibyo nshaka. Ugasanga umuntu
kurekura gutsindwa kutagira rezo ni ibyanjye urashaka ibyawe ibyiza ni ibyanjye ibi ni jyewe murakurikira inzira yanjye ibitangoye nta kintu yakoraho sacrifice na gito ni njyewe ntacyo ndi buhebe ni njyewe mwe muhebe ariko njyewe ntago bihinduka ibyanjye ni gutya barabizi ariko abantu bose baranzi ni gutya ni gutya njyewe urajyana cyangwa ntago hajya abantu bose barabizi ntago njye njya mpindura option ni gutya niba wumva twajyana ngwino urumva ushaka ibyawe mana we ukabona pe none umva kano kantu ngo ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi koma musozi oya muze unyaruke tuvuge gato kano kantu reka njye let's be real reka tuvugishe ukuri hano mu barokore dufite akantu ko gushinja uriya ntagakizwa ntagera ku musaraba neza ese wamenye ko yaguye wamenye amakuru uzi ko Pauline akiza guterana uzi ko yaguye ninde wabwiye ko ari uko dukwiye kubigenza uko urugo rwabo rumeze nabi uzi urugo rwabo uzi ko utakimupostinga ngo ubundi yabura agapostinga buri gihe ntacyo mupostinga uzi ko bashwanye donc kumva ni n'inkuru avuze amadoka atari uko ababajwe nayo ahubwo ameze nk'ugutya nawe byabaho amutega iminsi urabona ugasanga wishimira gukiranirwa kw'abandi urukundo rwabaye zero ntarwo kandi nyama y'ijambo ry'Imana tubwira ngo mubagaruzi neza ugasanga niba mwene se yaraguye ese wakoze iki kugira ngo umugaruzi neza ahubwo wishimiye ko yaguye ngo nari mbizi amasheka yari afite ngo tubisengere ngo tumusengere shamana mufite ko namubonye Imana yasubiye nta ntambwe watera cyangwa umubonye ngo inzoga bisa bikomera hahise hashya uza gashya uzi ko namubonye ari inzoga nta effort wakoze yo kumusengera kandi ariko urukundo nyakuri nta effort nimwe wakoze yo kumwegera umbwiye mwene data ko nyamara ibintu urimo bishobora kuza gushyira mu kaga washe tukongera tugashaka Imana ibyo bintu ntabihari kandi ari byo Imana dusaba ariko twebwe abantu ugasanga twafashe umwanzuro wo kujudginga tu ariyo mpamvu bataragaruka kuko abayamaze kubona ko n'ubundi se birirwa bamvuga yego ni ukuri twisubireho ngo ntirutekereza ikibi ku bantu ese buriya yarashatse kuvuga iki akantu k'ubusemuzi wisobanurira ibyo batagoye yashaka kugira nko kuki urase yarashatse kwerekana iki unyine ugahura ukeka ibintu bibi n'ibyo umuntu atavuze ugahita urase yashaka kuvuga iki buriya se akatekereza buriya ntureba ko atajya wamubona nk'ibyo wavuga nta kimpoze burabona bafite ibibazo babona afite ibibazo cyangwa barakennye uzi ko bakennye ariko se nk'ibyo koko ni ibiki hano hari ijambo ryiza nakunze ku gice cya 7 rivuga ngo bakundwa muri Yohana wa mbere bice 4 guhera ku murongo wa 7 ngo bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana amen ni kuvuga ngo bituri kuvuga byose nta handi biva ntabwo ibintu wabyihingamo amugani wa Dorcas na Olga ntabwo ari ibintu ushobora kubyuka mu uvuga ati ngiye mfite urukundo nyarwo njyewe rero ubu ngubu ntabwo nyivugana njyewe ubu ufite urukundo nyarwo biva ku Mana kandi twese turabizi ko kuva ku Mana nta handi tubikura no gusenga no gusoma ijambo ry'Imana no kuvuga ngo ni ukwegera utera intambwe nayo igatera n'izindi gusanga so rero nkunzira ijambo cyane ngo umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana ni ukuvuga ngo ibi bintu ntabwo ari ibiri umugani fizi ni ibintu biri supernatural ni ibintu biri spiritual ni ibintu by'ubumana uru rukundo ntabwo warugira udafite iby'ubumana sibyo ni ibintu rwose bitangaje ngewe nkunze ijambo ry'Imana ko rigeraho rikatubwira ati nubwo bikomeye nubwo ibintu bisa nk'ibigoye kubigeraho ariko nta wundi ubitanga n'ingi ni Mwuka Wera ni Imana itanga ibi ngibi kandi arahari yaratwemereye ko rwose tukamusaba icyo dushaka cyose tukakibona mu izina rya Yesu rero udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo niba utacometse kuri soko y'urukundo ubwo ibisigaye bifite n'ibya bindi nyine byo kwirwariza bindi twaze gushakira andi mazina ariko uru rwa vrai rumeze uko ntabwo warwibonera uvuga ngo ruva ku Mana gusa kandi ariko nanone niba witirirwa Imana udakunda ubwo urabeshya nabo udakunda ntazi Imana niba tuvuga ko tuzi Imana nk'abakristo ariko umuntu yatureba na Yesu aravuze ngo bazamenyera ku mbuto uburyo mukundana nibyo bizamenyekanisha ko arabigishwa abandi niba rero tuvuga ati umukozi w'Imana ariko umuntu niba ari ikintu kivura abantu babonamo Imana
kurya koko Imana ariyo rukundo. Iyo ukunze umuntu apuze n'ukunda kudusetsa ngo niba ari igisambo kifungiye ahantu cya ruharwa ukibwiye ngo ukagikora mu mutwe ati ndagukunda cyakoroha umutima nacyo niba ari umuti uruta imiti yose ugaragaza ubumana n'urukundo muri twebwe. Ako niyo rwaba ari ruke niho mpamvu bavuze ati guhanura indimi bya byose tukangisha gukora imirimo y'Imana bifite iherezo, ariko ikintu kikiri itano kidashira n'urukundo pe. Urukundo rurenze byose, ruruta niyo mana muri twe, niyo mana. So rero bano mudukurikiye rwose, urukundo ni ibintu byose, ni ibintu byose kuri twebwe. Ariko amushobora kwibaza kavuga ati wenda wamugana njye wenda aho ngaho narinzi ko mfite urukundo, ariko maze kuvuga ibyo bintu byose nshaka ko nta rukundo mfite. Shobora kuba urukundo nitega mfite atari rwo. None mama Olga, uwo muntu ni iki yakora ngo agire urukundo nyarwo? Nta wundi muti, ashaka Imana, yegera Imana, kuko twasanze ko urukundo nyarwo ari Imana, niyo soko. Niba utaranakizwa ntukizwe by'ukuri, cyangwa se niba unakijijwe ariko utemera gucurwa, gabanya ubwibone ucishe make, Imana igucure, ikwigishe uko bakunda. Nkatwe w'ababyeyi b'abamama b'aba femme de valeur, nitwiyegurira Imana by'ukuri, dushaka Imana, dusabane nayo, izaduhereza izo mbuto zose. Hari ikintu nkunda kwibaza nkavuga ntese ko tunyoterwa kwera imbuto cyangwa guhabwa imbuto cyangwa impano z'Umwuka Wera, ese ni gute wazihabwa utanemera yuko Imana ibaho? Uzi ko hari abantu batemera ko Imana ibaho? Ikibazo. Icyo ni ikibazo. None niba utemera ko Imana ibaho, ubwo wayakirara ntibishoboka. Ariko ngira ngo uyu munsi cyangwa uyu mugoroba nje kukudeseva gatoya, nkubwira yuko yewe muntu uraho, cyangwa yewe mubyeyi cyangwa mugore utemera, udashaka no gushaka Imana, sinzi ubwo aho uri kugana. Kuko aho ruzingiye ni Imana. Aho ruzingiye ubuzima bwacu aho buva bukagera ni ukwiyegurira Imana no gusabana nayo. Ni ukuri uzarama ibyo bintu uko ari bitatu ntubishobora. Nubyihata ukabishakisha ntabwo byoroshye, ariko ndagukangurira ushaka Imana, ukayiyegurira, ugasabana nayo, ukayigira center y'ubuzima bwawe. Niho ibyo byose, izo mbuto zose tuvuga cyangwa tuzanagenda tuvugaho, niyo yadushoboza. I love that. Nkunze cyane iryo jambo pe. Ariko ntibajije ikindi kibazo kimwe. Mwaduru kumfasha. Bafite ibibazo byinshi cyane rero muri ubu buzima ibibazo byambanye byinshi. Ariko reka nibaze kano kabazo. Ese hano hari abantu babajantishaho? Haba n'abana biza. Ubona rwose nta n'ikibazo bateye muri societe, ariko batazi Kristo. I mean n'abana beza, ubona nyine n'ibintu bakora rwose ari urukundo, nta nuko bivuga bikoze, ubona nyine ari abantu bari aho ngaho. Ariko turatuntu twagiye dusoma mu ijambo ry'Imana tugaragaza urukundo nyarwo, ugasanga nyine tugenda tumukubita tu somehow somewhere mu kuntu tu, ariko nta kintu atwaye, ari aho muri societe. Ese uwo muntu we ni icyo wamubwiraho ku rukundo nyakuri rw'Imana n'amahoro? Ni icyo wamubwira ku buryo avuga ati ngewe nubwo ndi gentil ariko ndashiftinze, bifuza urukundo rwa Mwuka Wera rw'Imana? Uwo muntu rero ameze nka ya pusi twavuze ubushize mu kiganiro. Hari igihe biba bitararenga limite y'ubwo bupfura bwe, ariko hari aho bacokoza akamenya yuko ubwana bwiza bwe bufite limite, kandi n'Umwuka w'Imana iyo yagusuye akakumurikira arakurondora akagutsinda. Birengeye yuko abantu bakubona ko bakwita umwana mwiza w'imfura, ariko Umwuka w'Imana aragusura akakurondora akavuga ati, kandi twabonye ruzingiye kuri motivation. Ni iki kigusunika ugasanga gukora ibyo ukora, ugasanga ibyo witaga urukundo Imana ibicijemo umurongo, ni ubwibone, ni ukwishyira hejuru kwawe, ni ukwibonekeza, ese ni ukwimenyekanisha, cyangwa undi mwanya Umwuka Wera akakongora ufite inzika, ese ubabarira byose ukabona yuko udashyitse. Niba rero adacometse ku isoko, nta garanti icyo giti gifite, nta mizi gifite. Anytime bagikata za mbuto ukazibura, bya bindi witaga imbuto ukabibura, bya mico myiza ukayibura. Niba idacometse ku mizi ya nyayo ariyo rukundo rw'Imana, nta garanti bifite. N'abamama naturellement hari ukuntu twifitemo ubugwaneza, gukunda abana, gutanga ubuzima, bikaba ari ibintu biturimo,
ariko nabyo tubizi neza abantu babicokoza bikashirayo ugasanga ibikomere bivundurutseyo abana turahutaje abari ku nzira bose urayora abakozi wabamaze kuko niba ari ibyo wishakamo mu mbaraga biri hejuru nta mizi anytime byabura. Imana mu ijuru shimwe cyane ko uyu munsi tweretse ko umugore mico myiza afite urukundo nyarwo ruvuye ku giti nyacyo cya Mwuka Wera. Ni ukuri badamu mudukurikiye bakobwa ibintu birashoboka iyo wemeye gushora imizi yawe neza ukayishorera neza ahantu hakwiriye ukaba uzi neza ko byose uri gukora ikibiri inyuma ari Mwuka Wera. Mwakoze kudukurikirana uyu munsi naho utaha. Bye bye.